aho neza. Iyi platform bahereje ni platform itazagusaba igihe kinini kugira ngo ubikuze kandi ukabikuza kuri momo. Dore ukuntu bikora. Nimba toni imwe ukugeza ubu ngubu igiciro cyayo gihagaze ariko ku madolari 3 yuzuye. Amadolari 3 angana n'amafaranga 4,750. Ashobora no kugera ku 5,000 bitewe n'aho toni izamutse. Nimba kubikuza ushobora kuba make ya nyuma wabikuza yaba 0,1 make ya nyuma wabikuza yaba 0,1 cyangwa 0,7 ukabikuza amafaranga agera mu bihumbi 3 ariyo ya nyuma. Ibaze nuramuka ukoreye iminota 50 cyangwa se ugafata igihe cyawe ukazamura kugeza ugeze kuri tone 2, 3, 4. Ibaze amafaranga uzakuramo. Mureke dutangire noneho akantu kandi urebe ko wakanze like kuri video ukore subscribe kugira ngo tugendane akantu kandi. Ese iyo platform urumva uri bigiraho gute? Reba muri comment harimo link ya mbere ya group ya WhatsApp ndetse na link yo kwiyandikisha. Kuko warebye link iri muri comment ya mbere. Hanyuma uraza kongera ukande kuri sign up. Iyi ngiyi itandukanye niyo nabahaye ejo nkuko twatangiye video mbibereka. Ngiye bayita Tony Peak. Kwiyandikisha ni ibintu byoroshye cyane. Hano hambere washyiremo izina ryawe uzajya ukoresha ushaka. Hano hakabiri uhita ushyiramo email yawe, urashyiramo email yawe usanzwe ukoresha, uyandike neza, ujye umenya neza ko hano utashyizemo espace. Hanyuma ushyiremo password uzajya ukoresha buri gihe cyose ugiye gukoresha ino platform. Reka tuyishyiremo twihuta cyane. Kuba umaze kuwashyizemo password neza, byose wamaze kuba wabitunganya warebye ko wayishyizemo neza. Icyo uri buze gukora uraza guhita uza ukande ahangaha handitse ngo Lifa, ugomba kuba arimo Profit 250 nicyo kigomba kuba kirimo. Urebe neza ko irimo, nusanga itarimo uze kwandikamo haba harimo Profit 250. Hanyuma hano uze kuza kuhita uhitamo, hano baraza kwereka icyo bita ni high capture cyangwa se urebe hano ukanda ahangaha uze guhitamo yitwa Cloudflare, niyo nziza. Uhita ukanda kuri verify, utegereze kano kantu kari verifying, ugakande ki verifying kiloading, nikamera gutyo uhita ukanda kuri sign up. Kundi leta avuga yuko amaze kuba yaba registered, yamaze kuba yaba successfully nkuko ejo twakoze ya video y'ejo niko tugiye kuba twabigenza. Uraza kuhita ukanda, ushaka kuba savinga password yawe, hanyuma ukimura gufungura uhita uza ukande hano handitse ngo verify. Muri dashboard yabaguhereza urebe hano hejuru araza kubonamo akantu kanditse ngo verify. Kuri kano kantu ka verify ugakande, kano kantu ka verify uragakandaho rimwe. Ugakandaho rimwe bahita kugeza hano uhita uvuga ati ukande kuri verify your email, ukande kuri verify email. Ugikandaho rimwe gusa bahita bakoreza agakode bavuga ngo bagakoresheje kuri Profit ufite okay kuri email yawe bahita yikwandikiramo. Hanyuma ikintu uhita ukora cyihuta cyane, uhita uza ujye muri Gmail yawe hamwe bandikira ubutumwa, ni urahita ukanda kugira ngo ujye kuri verifying. Na hano hamwe ukanda urahita ubonamo link yawe ya email. Dore email bakohereje, dore ngiyi uraza kuyibonamo yanditsemo Spot Tony King, dore ngiyi urahita uyibonamo uyikandeho. Hari abantu mushobora kutayibona hano muri dashboard, ushobora kuba waza hano kuri mo ukahita ureba handitse muri spams, wakanze ku tudomo 3 hano gutya ukahita uzanditse ngo spams. Mu gihe utayibonye hari hejuru uhita uyibona hano yajeho. Okay, nuko nguko rero. Hanyuma sasa ubwo twagiye, nimba link wamaze kuba wayibona, dore ngiyi urakanda kuri verify email, ukande hano gutya handitse kuri verify email, nanone wakande rimwe. Numara kuwakanda bahita bakugarura kuri ya dashboard yawe, nta kibazo. Ushobora kuhita waza ugakomerezaho cyangwa se ukahita ukanda ku domo 3 hano gutya hejuru, ukahita ukanda kuri launch cyangwa se kuri open with Chrome, cyangwa se mo kimwe ugahita wongera ukagaruka kuri ya dashboard wari uriho. Icyo ukora uhita uza ukanda hano handitse ngo refresh, ugakanda kuri refresh igahita yifreshinga, uhita bavuga yuko yamaze kuba yaba successfully. Ukagaruka hano handitse ngo faucet, hano handitse ngo faucet niho uza ugakanda, ukahakanda. Umara kuhakanda ukagaruka hano ugahita bavuga yuko email has been verified, right? Boom. Bikigira hano rero nk'uko twakundi twabikoze, urahita uza hano handitse ngo faucet, hano handitse bonus faucet, urahita wakanda. Iyi ngiyi bayita Tony Peak. Then none umanuke hasi uraza gukanda hano inshuro 10, urayikanda mpaka inshuro 10. Urabona ko ufite uzi uragenda hajyaho imibare, ngira ngo uri kubibona bitewe n'izo nyinshi cyane. Nawe ushobora kuhita unabikuza ahubwo. Hanyuma urategereza gatoya zikomeye, uragira inshuro 10. Inshuro 10 nizishira uraza guhita baguhereza, maze kuba zashoba ukandaho iyo zishize, icyo ko zishize uhita wubwira kano kantu ngo out of spins zawe ziba zarangiye. Okay, ubwo biba birangiye rero. Urabona yuko izo zose tuyamaze kuba twakorera aka kanya. Rero uraza kuza wigarukira hano handitse ngo how faucet, ntuzajya uza kuza gukanda buri munsi.
uraza guhita umanuka rero, umanuke hasi uzajya uza ukande buri munsi, nurangiza uze ukanditse ngo times 2, utegereze kano kantu kabe verified ni kwa kundi twatangiye, wakande bahita baguhereza coin zawe ugenewe z'umunsi, buri saha iyo ubonye akanya uraza ugakureminga. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri sasa ni ubuhe? Urabona ugarutse hano kuri faucet, hano uburyo bw'amagames ariko ubwo ndabugarukaho nyuma. Hano haranditse faucet. Faucet iyo wakanze n'ubundi ukiza hano harimo ibintu bita top surveys cyangwa se tech survey more and uraza hano harimo time wall. Iyi time wall niyo ushobora kuba wakoreramo coin zawe, arizo ubikurizamo, uzakoreramo coin, ubwo wajyamo ukayifungura ugatekinga surveys. None izi ngizi zanditseho XPX research, research, izi nazo nzabibakoreraho video cyangwa se muzishaka muzimbwire ko nazo zitanga coin nyinshi. Hanyuma ubundi buryo bwa nyuma busigayemo ni uburyo bwitwa affiliates. Affiliates hano gutyo iyo ukanze kuri affiliate ni uburyo ushobora kuba wakimvita abantu uburyo ubishatse, ariko uramanuka hasi gutyo ukahita ufata link yawe ukayikopiya, wayikora copy uyihereje akajyaho, uhita ufataho komisiyo ya 50%, ufataho 50%, nawe yakina game ugafata 4%, ya completing survey ugafataho 5%. nuko ngukora bigenda. Hanyuma komisiyo share ukahita uyibona, yego ushobora settinga kugira ngo bizajye biba 50 ni ngombwa, cyangwa se ugakanda kuri refer. Nuko nguko rero ubundi buryo noneho setting ubwo dusibiyemo niyo kubikuza. Ni gute babikuza muri platform? Ni umaze kuba wakoreramo amafaranga, umaze gukora watekinga surveys, wakina games. Izi games rero reka nzigaruke gatoya, ninza gakanda kuri faucet gato kamagaruke hano ni faucet, reka makande gatoya. Nitumanuka gutya ahandi twakuremingaga buri saha, turaza kubona icyo bita level system. Level system ni coin winjiza buri saha. Urabona turi kuri level ya mbere yitwa stone. Ino level buri uko ukureminze ku isaha wakira tone 0.047. Level ikurikiye dore nizo uhabwa. Uramutse ukomeje kwabugera kuri level byibura ya master, wajya winjiza tone imwe ku isaha, amafaranga 5 ku isaha. Trust me, then these things is for real. Ni ukuri birakora. Kugira ngo rero wachizinga izi level uve kuri level ya mbere ujye ku yindi, nuko uzaza gukoresha zino games. Izi games zikora gute? Urabona zino coin mfite aha, izi coin nazikoresha kugira ngo mbashe kubona, nabasha kuba nazikoresha kugira ngo mbashe kuba nakachizinga indi level. Mu buhe buryo? Niba nakanze kuri games ahangaha nkahitamo iyo yose, iyo nakandaho okay, nahita niba uzi gukina akadege, bamwe bakunda gukina akadege akaba gakoresha cyane ugakandaho. Ariko ikindi cyitonderwa, ugomba kumenya neza ko iyo uzikoresheje zizaba zari zifite hano ziragenda zose, ushobora kwiyongereza ikikuba kenshi ku buryo umva uhita unageza nawe wikanabikuza ku inshuro nyinshi. Urabona n'inkiraho hano nditse ngo bet, akanda kuri bet urebe hano biyongera cyangwa se bigabanuka, urebe gato biriyongera cyangwa se bikagabanuka. Yewe nkuko ubibona ko byiyongereye, uko byiyongera rero cyangwa bikagabanuka niko bagenda bakohereza muri level yawe, bakuvana muri level urimo igenda mu yindi. Kandi n'ikindi uko ubikora cyane baguhereza n'andi mahirwe kuba wabona chance zo kongera kuba wakureminga cyane. Urabona ko ndatsinzwe kwa kundi, ushobora gushyiramo gutya cyangwa se ubundi buryo wakoresha. Hari uburyo bwitwa auto, ariko uburyo bwa auto ushobora kuyaza ugakanda hano nditse ngo chance, ukakandaho ukajya ufata amahirwe make, hanyuma hano ukamanuraho cyane igiciro, ukakimanuraho cyane, ukavuga ati nzakiraho rimwe, wenda ukivuga ngo nzakiraho rimwe, wenda ujye target cyangwa se ujye wikuba kabiri. Hanyuma hano ukagabanya umubare wari kuzajya uvanwaho mu gihe wariwe cyangwa se wariye. Hano ugashyiraho nka rimwe, wenda imwe inyuma, ugahita ushyira muri auto. Washyira muri auto ugahita ushyiraho uzajya ukubirwa rimwe n'ibice kabiri, ugashyiraho kuri reset. Icyo gihe ntabwo uzajya uhomba ibintu bigaragara. Hanyuma ubwo nibwo bizaba bigenda. Hanyuma umubare uhindure ushyiraho n'inyuma rimwe, hano imwe, hanyuma uhita ukanda kuri auto. Ushobora kwiterekera telefone yawe hirya bikazajya byikora, ugasanga hano zazamutse, ugasanga zikubye inshuro nyinshi nawe ubwawe utabara. Ndakubwiza ukuri, urabona inshuro zose hano ntabwo guhomba bari gakeya cyane, ugomba bari gake cyane cyane cyane.
ugomba aba ari gake cyane ko mba naseze ku giciro cyo hasi, urabona mba ndi buhombe gake, igiciro kiri hasi gake, nkakigabanura, ni uko nguko rero biba bikora. Nuko rero bigenda, iyo ubishatse gusa harimo risk, hari igihe ushobora kuzigira zose zigahita zigenda. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Reka tujye ku gice cya withdraw. Ni gute bakora withdraw, how to withdraw. Okay, iyo ushatse bisoje urahakana kuri stop. Withdraw rero ni gute ikora. Gukora withdraw, ubwo uzaza ukanda hano handitse ngo withdraw, uzaza hano gutya ukande kuri kariya kantu, uzabona akantu kariho kameze nk'akanyamaswa, sorry kameze nka wallet, kariya kantu ka wallet niko uzakandaho ka withdraw, ukandeho. None nugera hano, dore minimum yo kuba wakora withdraw ni make, 0.01. Ni ukuvuga ati aya nyuma 0 imwe imbere n'undi mubare, ayo niyo ya nyuma make. Ni ukuvuga ati reba nawe tugitangira ibizo twahise tubona, kandi ukoreze na ziriya games ushobora kuba wakuba zigahita zinikuba kugira menshi cyane. Urabona tuzamanura kugeza zino 0 zishizeho, kandi 0 hasigayeho ebyiri. Urabona ko ni ibintu byihuta cyane kandi byoroshye. Hanyuma ugiye kubikuza, umuntu yakubikuriza igihe cyose abishakiye, wamuhamagara cyangwa se ukabyikora niba ufite OKX cyangwa se Binance. Hano rero uhitamo, urabona ko ujya gufata wallet address ukuye muri OKX, ugafata wallet address ukayishyiramo, wamara kuyishyiramo ugahita ushyiramo tags mu gihe bayikuba. Ni imibare mikeya, ni imibare mike ushyiramo, ugahita ushyiramo amount. Iyo ushyizemo amount iyo wari ufite yose ajyamo, nk'uko uri kubibona gutya ajyamo, fi bagukata mu tuntu duke cyane, hanyuma ugahita ukanda, ukamenya ko kano kabaye verified, ugahita ukanda kuri withdraw. Gikanda withdraw rero, hano hahita hajyamo transaction tags cyangwa se bahita kwereka aho bigeze ubikuza. N'ubwo buryo rero biroroshye cyane. Ubwo platform tuyitangiye, ejo ntuzacikwe na video yo kuba wabikuza. Niba ubikeneye byandika hasi muri commentaire, cyangwa se ikibazo ufite byandika hasi muri comment. Wibuke like video, ugere muri group ya WhatsApp. Ndagushimiye cyane. Nitwa Professor Prophet 250 ya Kano YouTube channel.